Good morning, students. Good morning, teacher. Uscì papà per questo. Ese teacher, twari tuzi ko test ari ejo. Testa no mês. mani niba ko kubaho nyandikira ibibazo mu mabati n'ibisubizo mu mabati kugira ngo mbone uko mbikopera kica arangije kwandika. sha ngomba kuyitsindira kwizi rwose. cya kibazo cya mbere kiri hera kiri hehe ntakibonye. Ego babareba mani ko muri gukopera nta kintu na kimwe muzi. cyaduhaye tesite. apo reka mbaderanje n'ubundi narangije. Igikoma navuguza ukuntu biryoha. ariko teacher waduhaye ikibazo kimwe koko mu by'ukuri. Ukuri kugira ngo abandi bazagisha. So kuri kugira ngo abandi. Umuntu w'umugabo nka teacher akaduha ikibazo kimwe koko. Teacher azikanyuka kanjye kwiterera match. Nkore n'utwitoza hamwe hato na hato cyane ikizamenyera. Umwenda por masaha yaranze. Masaha yaranze. Teacher nawe uratutishije. Masaha yaranze. Ubundi uraba isaha ya teacher irangiye kandi nisubire ngiye kwiga. Nza kurinda kureba abana abanyeshuri ukuntu biforumye. Morning class. Morning teacher. Mwiza bite mwese? Sawa. Umva sha wowe usuruwa ko wasinzire mu ishuri ubundi ujya wandika note zana turebe izo ufite anisoni ndabona rero wandika note nkeya ugerageze wandike izindi note uhakanguka rero twiga. uyu munsi rero tugiye kwiga interpret. Muri kubyumva interpreneur umunyabusiness nawe aba ari uwo entrepreneur. Sheep Nabyumve. entrepreneur. uyu munsi rero turi bwige kuri waka in society. Mukumva icyo kintu waka in society mwese mukumva waka in society cyo nshatse kuvuga waka in society. Bari umunsi ndabigisha hashye nuko kwimana. uyu munsi rero tugiye kwiga isomo bita interpreneur. ibi birahagije na sheep wenda tubyongereho.
ni ibingibi rero uyu munsi turi bwige wakayimusosa yacu ariko ubundi mwari muzi ko ejo bundi akwiye kugera siporo ndabizi cyane uzi ibintu bayikoreye barayikaraguye aperi n'ukuntu nayo inashatse kuyibetingira ashaka ufanaga iyihe ashaka kwihora none ubizi se ko ari aperi n'ibisanzwe n'umusanzwe na aperi rwose umva sha umukinnyi uzi muri aperi bamwita nde wigisha Gilbert njyewe urwo rero muri aperi nzimo umukinnyi bita Jiburili Watara Sekiganda Serumogo ahubwo usaka ntabwo ari muri aperi niwo hanze abo nibo bakinnyi nzi muri aperi noneho rero siporo harya nimba ni rero siporo ko neka nta n'inzi rero mwa banyeshuri mwe twagiye mu kinwanwa twibagiza amasaha ndabona rero amasaha yanjye ashize ubwo naho ejo tuzavugana kuri wakayi ni society tuzongera tubivugane ubundi se ubu ngubu ejo harimo amasaha yangera ariko akundi kubona arimo hano kuri time table ubwo naho ejo mwese mwirirwe uriya mwarimu wacu mani ni neza aratuganiriza iwanyu ndabona amasaha yo gutaha yageze kwa kabiri ni ikizamini urumva kwa kabiri ni ikizamini ati harya kuwa kabiri ni ikizami sha birakaze abanyeshuri baba bagenda basoragura kwa kabiri ni ikizamini uyu munsi ni egizami ndaba ndeba uko nayitsinda nuko utabizi ni hafi rwose hafi nyine ese harumvira nzabona 0 sha twebwe nge nzayitsinda rwose ntabona umugongo waranyishe rwose sinzi uko nabigenza rwose rwose agiye kuza tubwira ngo tugiye gukora examen ni nta kintu nizeye se ko nta note ngira anibeshye sha anibeshye examen yatangiye ubundi narangije icyo ntabwo yakwemera ko nsohoka n'ubundi reka mbadirangira nsohore cyari cyoroshye icyo ntabwo ategura uzi ko teacher ngwani uri kuderanja abandi so ubundi ndatekura mwarangiye sinoma impapuro n'impapuro harimo urupapuro ako ticara aho uri kutugora oya ari amasaha yawe ni urupapuro mureke iyi egizame ari iya nyuma hagati ni amanota urumva umusaza n'ababyeyi banyu sawa nazamutse umusozi menereje nazamutse umusozi menereje ariko muzehe mubezane nari tutsuye papa uzi ko kuwa gatanu ari amanota ngo iki amanota si byo birya he si ukugenda nkaguherekeza wagerayo ukaba ubaye uwa mbere ubundi ubutaha wabaye uwa 10 bagiye gutanga inka bampa inka imwe ariko wabaye uwa senka ntibamuha inka izo none
nutaba nk'uwa senkani nzakwica, nzapfa kujyayo ndebe nudacyura amanota afatika. muzehe muvezare ko nabirazwe na sogokurura nzakwica. muraho neza ababyeyi n'abana b'abanyeshuri. yego turashima Imana twejeje ingano n'ibitoki. ni byiza cyane rwose. ukereye ntawe ukereye pe. reka tugire vuba turase ku ntego twitahire. ndabona n'ikirere cyabaye kibi. ako papa uzi kuri ari titireri wacu. titireri ni ibica mwana uri kumbwira. nibagira vuba n'isura guhinga rwose rwose mvune n'ivire no mu murima bagira vuba n'igendera. ako tica ako papa uriya titireri wacu hari igihe akunda kudukubita cyane. ajya bakubita. muramundegera mu nyuma. umunyeshuri wahize abandi akaba uwa mbere bamwita akifi n'imana. kapfe kugiha amashyaka ndumva icyo cyana ari igiswa pe. ni igiswa. umunyeshuri wabaye wa kabiri bamwita Shakira Sandrina mu muhamashyi nawe. abana ni abaswa ngo bagiye gutanga inka, umwe wa mbere bamuhembwa, umwe aba wa kabiri akamuha ebyiri. nibaguhamagara mu ba mbere wewe ntabwo unahira mu rugo ngewe muzehe muvezare rwose. wabaye wa 20 amwita Gasekurume Ndikumana. uno mwana wanjye uno mwana wanjye uno mwana wanjye. dukomeje rero wabaye wa nyuma amwita Mashu Liliose. yabaye wa 50 naho dufungiye ishuri niwe wabaye wa nyuma. yego umwana wanjye kora ha mwana wanjye uzi ubwenge iwe wa 50 ubu bagiye gutanga inka bama senkani ibipfunsi ibi yewe data we mwana we nari kuyaguya bagatabiri kende jya kurya amandazi huti yewe we umwana wanjye mana akiri icyubahiro umwana wanjye asigaye azi ubwenge we yafunze ishuri we umwana wanjye ni umunyabwenge. se uramubyeyi ni bwoko ki umwana wabaye wa nyuma arishima. simbizi nanjye ubu ngubu uriya mubyeyi niko ameze n'ubundi. ababyeyi munsi urabona ko basigaye bameze rwose. Ego baba uyu niwe mubyeyi nk'abandi barabeshya.